umuhungu arimo kwifata umwana mutoya wenda tungana ku myaka cyangwa nduta cyangwa uwunduta agashaka umukobwa wo hanze ushobora kuba yoba nyina katanga ugoro sibyo yo mubyara wenda akaba nk'imfura ye sibyo hari nk'umugore wanjye we ubwiga umwana wanje byazangana gutya naje sinashatse nkuze cyane wenda bazaba bari hafi kumwana agashaka umuntu uwo mubera nyina wenda yoba nk'imfura ye sibyo amukuye hanze sibyo kandi atamukiye ubwo bwiza icyatumye gatinda gushakwa n'ubukuru nubwo nsasura yari afite yo gutuma ashaka vuba sibyo akamuzana afite iyo sura idakanganye afite no kuba ari mukuru akaza akava hanze agafata agashaka n'umuhungu wa muto bakatubwira ngo nimba atari uwo hanze ngo ntagushaka ngo mpaka azabone umuntu wo hanze niba mvuze ngo ni amahoro nuko buriya mba naramushatse ngo tubane simba naramushatse ngo tubukubire sibyo inyungu zanjye rero umuntu uri kumwe n'umugore numva gusa ari amahoro kuko n'abaririya batari kumwe nabo cyangwa se bari hano bahora bifuza kurushayo bakareba ngo se uyu mukobwa usa gutya n'uyu muhungu usa gutya wenda ufite isura nk'iyanje y'igikongomani akaba atuye umuntu azabasara umwana usa gutya niba uyu muhungu ari mubi azashaka umukobwa byibuze mwiza umwana bazabyara azavuka ari umwana muzima Papa Plus TV. Murakaza neza rero kuri Papa Plus TV kandi tunabasuhuza abadukurikiye bose bamwe nimwiriwe abandi mwaramutse bitewe naho abantu baherereye ku migabane itandukanye y'isi. Reka nongere mbashishikarize rero nkuko bisanzwe n'ubundi n'ugukanda subscribe, comment, share kugira ngo mukomeze mukurikirane amakuru ya Papa Plus TV. Hanyuma rero nkuko mubizi n'ubundi twabazaniye abatumirwa bari hano imbere yacu, ndagira ngo mbere ya byose tubakire hanyuma batwibwire ni bakuru, ntabwo dushobora kubavuga bonyine barivuga, maze rero dukomeze n'ikiganiro nyirizina. Karibu sana, turabakiriye rero hano kuri Papa Plus TV, ndagira ngo tubahe umwanya mutwibwire. Yego murakoze cyane, amazina ni Ribakare Joseph, ndi umupapa. Ribakare Joseph, impamvu yo kukwita Ribakare kuki batavuze ngo riba nyuma ni ukubera iki buriya? Uwabuze meanings ya Ribakare? Ni impamvu umubyeyi yagize. Kubisobanura byongora ariko nugerageza bukeya. Nza numva gusa papa ambwira ngo ngwirija kuba Ribakare. Nuko simenye ibyo rija kuba niba ari mwavutse kare. Buryo umubyeyi yita umwana izina ubikurikije n'igihe n'amateka n'ahantu ahariho n'ibyo ashobora kuba yaranyuzemo. Buriya rero rirasobanura ko bavuze ngo rija kuba Ribakare. Shobora kuba ko wenda yabyaye abantu ngenda tekeza ndi umuhungu wa gatanu mwacu. Urumva ko nubwo wenda yari kurekera kuri nje ntabwo ari bake. Okay, urakoze cyane Ribakare Joseph, urakoze cyane, karibu kandi kuri Papa Plus TV rwose. Mwegere. Murakoze cyane. Yes. Eka twakire na mugenzi wawe nawe. Murakoze, amazina banyita Alex, ndi umusita. Turi hano Nairobi. Ariko Joseph ntiyatubwiye umurara. Murakoze. Nari ntarivuga wenda cyane. Ariko ni mukenera ko mbivuga. Ndi umusinga w'umuvuna. Papa yitwa Kigogoro. Sogokuru yitwaga Munyakazi. Yego. Ndubatse nshatse mu Bagorora. Ibindi n'iki. Aha, ibyo birahagije, wenda ibindi birakomeza kuza. Joseph na Alex rero turabakiriye. Mwongere mwumve rero ko mwisanga hano kuri Papa Plus TV. Twari tubafitiye rwose amatsiko n'ubwuzu
bwo kubumva. Muri iyi minsi rero hari navuga ko ari ikibazo cyateye ku basore cyane gushaka abantu bajya gushaka bagashaka aba diaspora, abantu bari hanze, Amerika, Canada, Australia na Norvege ndetse n'ahandi. Ese ni ukubera iki babikunze cyane? Ese babibonamo ibizihe nyungu? Ese ko muri abasore abandi nubwo Joseph yatubwiye ko yubatse ariko nawe ashobora kuba yarashatse uwo hanze cyangwa atarashatse uwo hanze arabitubwira. Noneho mutubwire diferansi ihari yo gushaka abantu bo hanze no gushaka abantu bari hano. Murakoze cyane. Reka wenda Alex ariwe ubanze kuri kuko ariwe utarashaka. Alex yabivuga nta kibazo muri gahunda ugafite aho ararikiye. Okay. Si ukuvuga ngo ni ukubera ko baba bari hanze, ahubwo gushaka biterwa n'aho uboneye umugeni. None se mubonye muri Congo ntushaka, mubonye Tanzania ntujayo. Ukuvuga ngo wenda ariko naho ni hanze by the way. Njye numva gushaka ushaka naho babonye umugeni wo bashakira. Ariko hari abo muvugana, impamvu tubivuze gutyo, hari abo muvugana mu by'ukuri bakatubwira ngo nimba atari uwo hanze ngo nta gushaka, ngo mpaka azabone umuntu wo hanze. Niyo mpamvu rero tuba tubajije gutyo, hari iyihe diferansi ihari, ni iyihe tandukaniro rihari ryo gushaka, cyane ko Bibiliya iravuga ngo reka mbaremere umufasha ubakwiriye. Si byiza ko umuntu aba wenyine. Noneho impamvu ushatse kugira ngo udakomeza kuba wenyine, wubahirize rya tegeko ry'Imana rivuga ko atari byiza ko umuntu aba wenyine. Hanyuma noneho ugasanga bakaba bonyine kandi bitwa ngo bari kubashaka ngo ntibabe bonyine. Abamufite badaba bakimufite, abamufite nose barakoze indoba, gutandukana si ibisanzwe. burya hari ndagaruka nanone ngo muri Bibiliya ubundi kiranazira ko umuvugabutumwa agenda akaba yamara n'amezi 2-3 hanze y'urugo agiye gusa no kuvuga ubutumwa. Kubera iki yasize urugo? Burya ngo ni amakosa. Noneho rero ibaze kugenda ukamara imyaka 5 utarabonana n'uwo mwashakanye. Ese uba wumva ufite cyizere cyiko akiri umugore wawe? Aho ngaho nje ndatekereza ko yego abantu bari mu gukurikira inyungu. Exactly. Ariko kandi inyungu zahozeho kubera ko ndatekereza ko wewe washakiye urugo. Yego. Umuntu wese washakiye mu Rwanda no mu muco w'ikinyamurenge barebaga umuntu ufite inka barebaga umukobwa ariko bakareba n'inka. None nka karusho ku muhungu bakareba uriya muhungu ugiye gutwara umukobwa afite inka zo gukwa. Nico gusa ntibareba ibindi byazaga nyuma. Kuko ngo hano naho turi kureba ku bantu bari hanze kubera ko turi mu Rwanda bose bafite ikere. Ariko nanone mu nyungu hariho inyungu nyine nazo zitari. None se Joseph ni ukuvuga ngo abantu bashaka ibikere ntibashaka abantu. Bashaka umugore bashaka ibikere. Kuko yaza kuba ari umuntu n'abana abakobwa barahari. Kandi abiri hasi bo beza kurusha abahari. Voilà. Alex we arimo aravuga ati si bose ariko. Si bose ni kangahe kwijana Alex? Ndabizi ko atari bose ariko mu by'ukuri ni ikintu gihari kandi giteye. Kandi d'une part rwose ntabwo ari bibi gukurikira inyungu. Kuko rwose umugani wawe nk'uko uvuga zahozeho. Ariko kandi ureba nanone inyungu y'ubukire n'inyungu yo kubaka urugo ugakomparinga ukareba ngo ese aha ngaha harimo inyungu ki kumara ukareba irutindi ukabaransinga ukareba ushobora kwirukira inyungu gusa zo kuvuga ngo reka nshake hanze hariho ibiceri hariho amafaranga ariko ya mafaranga arakubuza ubundi burenganzira cyangwa ibindi cyangwa rimwe na rimwe wanashaka kuzayabona ntuyabone ugasanga ya myaka 5 muri ya myaka 5 afite ubundi yifashishije iriya bari kumwe wajya kugera ugasanga yaraguhindutse.
so mutubwire wowe watubwiye ko ushatse kandi ushakiye inaha muri kumwe utubwire itandukaniro riri hagati yawe wowe ufite umugore hano muri kumwe n'itandukaniro ry'uriya utamufite uririya hanze. Itandukaniro ryanjye ufite umugore hano yego n'umufite hanze wenda novuga ko ari amahoro mu rugo kubera ko kanje niba mvuze ngo ni amahoro nuko buriya mba naramushatse ngo tubane simba naramushatse ngo tubukubire sibyo inyungu zanjye rero umuntu uri kumwe n'umugore numva gusa ari amahoro kuko n'abaririya batari kumwe nabo cyangwa se bari hano bahora bifuza kujayo bahora bifuza kubasanga abagore wenda bagende abagabo wenda baze kubera ko batari kumwe numva ikintu babura ni ukuba batari kumwe. Abantu badukurikirana rwose muze kuduha comment cyane kuri iki kiganiro kandi mutwungura ibitekerezo rwose kugira ngo iki kintu kirahari kandi mu by'ukuri usanga gifite ingaruka positive n'ingaruka negative ariko ugasanga ingaruka ziri negative nizo zikomeje kuba nyinshi cyane kubera ko usanga umuntu ashakana n'undi azi ko bazabana mu gihe cy'imyaka 2 bazaba bahuye hagashira 5 hagashira 6 muri uko kuba ari wenyine yakifashishwa n'undi akareba undi yifashisha cyangwa se ukumva amwoherereje ubutumwa bugufi message ivuga ngo ntibakiri kumwe baratandukanye kuko imyaka ibaye myinshi agahita yokipwa n'undi cyangwa agahita afata undi aho uraho hafi. Ibyo bintu rero mu by'ukuri ugasanga nanone ni ingaruka zitari nziza mu gihe abantu bari bazi ko bagiye kugira urugo rwiza urugo rurimo umugisha w'Imana. Alex nkawe utarashaka mu by'ukuri waduha nama ki cyangwa wowe waduha ikihe gitekerezo ese wowe uzashaka kugeza ubu ufite fiance cyangwa ntawe ufite ese ari hano cyangwa ntawe uri hano cyangwa se nturanabitekereza biri mu migambi gusa? Ibyo ngibyo fiance we ntaraboneka. Uracyari igaragura ikishakisha? Ingaragu ko ndashakisha aho nzofatishiriza nyine naho ngaho ariko mubonye hanze n'umushaka mubonye ahangaha n'umushaka mubonye hari hose n'umushaka gusa sinoshaka kubera inyungu. Hari ibintu abantu basigaye barishizemo abonye mu diaspora ngo akurikira inyungu gushaka no ngo gushaka wowe niwo uzi ikiguteye gushaka. Niyo mpamvu ugomba rero kutita ku magambo y'abantu bari hanze. Yego. Uravuze ati aho wamubona hose woshaka wamubona hanze uwo utamubona hanze ariko kandi wo mushaka icyangombwa ntiwonashingira no ku nyungu uwo mushaka ariko nyamara kurya nta kintu kitagira inyungu no gushaka byonyine ni inyungu buha ushaka. Ni inyungu ariko kuko abantu ababiri bararutumwa keriyo ni inyungu keriyo ni inyungu kuba wari umwe mukaba mubaye babiri nta kintu kitagira inyungu kurya kera ubumwe n'imbaraga ni ukuvuga ngo kera abari ababiri bakaba umwe ni ukuvuga ngo haba hari imbaraga zindi ubonye haba hari ibindi bitekerezo haba hari izindi nama wiyunguye ubonye haba hari andi maboko just ubonye rero nta kitagira inyungu ahubwo inyungu zirabitana. Aho nabivugiye ni ukuvuga ko abantu iyo babonye ushatse mu diaspora bo bahita bumva ko inyungu kurikiye ari amafaranga ariko turabibona nabyo usanga wari muri protector hano ugasanga noneho urimo utwara uba ariko uzagendesha uba ubundi icyambere ni urukundo tubibona ko ari inyungu. Umuhungu arimo kwifata umwana mutoya wenda tungana ku myaka cyangwa nduta cyangwa uwundi agashaka umukobwa wo hanze ushobora kuba yoba nyina katanga ubwo sibyo yo mubyara wenda akaba nk'imfura ye sibyo hari nk'umugore wanjye we ubwiga umwana wanje byazangana gutya naje sinashatse nkuze cyane wenda bazaba bari hafi kumwe agashaka umuntu
uwo mubera nyina wenda yoba nk'imfura ye sibyo Yeah. amukuye hanze sibyo kandi atamukiye ubwo bwiza icyatumye gatinda gushakwa ni ubukuru nubwo nsasura yari afite yo gutuma ashakwa vuba sibyo akamuzana afite iyo sura idakanganye afite no kuba ari mukuru akaza akava hanze agafata agashakwa n'umuhungu hano muto iriya hava umuhungu akitoranya hano mu bakobwa akitoranya ujya duha tuvuga ko ari we wa mbere ujya wananiye bajya abahungu bandi bahana sibyo akaba ari waza akamwitoranya kubera iki kubera ko avuye hanze niyo mpamvu dushobora kubyita inyungu ku muhungu wa hano ushaka umukobwa wiriya hanze kandi atarusha ubwiza uwa hano uze ko abaretse uwa hano kubera ko izo bicera ashaka uyu wa hano ntabyo afite afite ubwo bwiza ariko nta bicera afite urumva iyo niyo mpamvu tubyita inyungu kuko byawe gusa ari ukuvuga ngo shaka umugore mwiza hano baruzuye. hanyuma rero inama mwatanga nko kuri Alex utarashaka n'abandi bameze nkawe wowe warashatse muri kumwe hano inama watanga wahereza abantu batarashaka bakiri ingaragu zigaragurika zishakisha ni iyihe? Abantu bagenda babeseriye muri ibi bintu kuko ibi bintu bikorwa rimwe. Jamen abantu bumve badukurikiranye. Nta rya kabiri riba. Abantu bagende babeseriye muri ibi bintu. Mu gushaka. No kuvuga ngo nimba ubundi ruguru umuntu yashakaga umugore ariko uziko n'inyungu zaherera ibi ukoresheje ibintu bibiri ukavuga ngo uyu mukobwa ni mwiza avuga mu muryango mwiza uvuze ngo ubwiza ukuyemo ibintu byinshi ubufura ubukristo ibiki inyangamugayo ibintu by'ibyo ngibyo bakareba ngo se uyu mukobwa usa gutya n'uyu muhungu usa gutya wenda ufite isura nk'iyanje y'igikongomani akaba uyu muntu azabasara umwana usa gutya. Niba uyu muhungu ari mubi azashaka umukobwa byibuze mwiza umwana bazabyara azavuka ari umwana muzima. Ariko wowe uri mu gushaka umufuka ugashaka umuntu nta sura afite ugashaka gusa mbese pfa kuba ari umukobwa utarashakwa udakwiye ku wundi mugabo pfa kuba ari umukobwa. Inama nje nabagira bagende baseriye kandi bagire n'ubwenge batekereze neza. Ese nta ushobora gushaka ngo ashake umuntu muto banganya imyaka cyangwa banganya ikigero kandi agashaka uwo hanze banganya. Ese babona gusaba baruta kubera inyungu kuko turabibona kenshi barashaka bagashaka hanze ugasanga bashatse abantu babaruta kenshi twagiye tubona yamara kumugezayo akaza umwana w'umukobwa w'abandi akaza agakora ubukwe hano yamara kumugezayo akamwihakana bagatandukana. Tibobana uzi impamvu icyo yari afite ni inzara y'amafaranga kandi yashitse yageze mu mafaranga none yagiye muri ya mafaranga yo muri Amerika nta rukundo rwari ruhari zari inyuma azigezemo hama ubwo buhemu akumva ko buzamugeza he ibyo buhemu bwa Joga niwe uzuye n'umutima wenyine baravukanye ntacyo twamufasha impamvu nabona nabo bakuze nuko baba bagize ubundi abakuze iriya usanga bo batiga kandi we wenda banapagasa umwana mutoya baba bakiri ku ishuri nta faranga ntake yabona uwo mukuru kuri aba bakurikiye inyungu yabona uwo ngo mukuru wagize ufite ifaranga ukora agahitamo guhita ashaka umwana mutoya we tiyamubona ko umwana muto aba ari busy n'ishuri wenda n'akazi agakora gake adafite wenda ibice bihagije niyo mpamvu usanga bashaka abakuze. Abajeni batwumve cyane kandi baduhe komenti y'ibitekerezo byabo kugira ngo rwose iki kintu twebwe tukirwanye cyane tugishigikire mu buryo bumwe n'ubundi ariko kandi tukirwanye mu bundi buryo turwanye abahemukira abana b'abandi b'abakobwa bakabazana bagashakana nta rukundo ruhari kandi ubundi urukundo ari rwo ndowa hanyuma bagera iriya hanze kubera ko babagejejeyo babakuye muri stress z'ubukene no gustragoringa bakabanga uwo si umuco mwiza si ubukristu si n'ubunyangamugayo
abantu rero batwumve bashake biyemeje n'ingaruka zo gushaka zibe nziza cyangwa zibe mbi ariko bazisiporute bazihanganire kuko uwihanganye aranesha uwihanganye agera ku ntsinzi so rero tugana ku musozo Alex ni wowe utahiwe ejo n'ejo bundi uzashaka kandi wavuze ko ukirambagiza utaramubona uramenye dore uri kurebwa n'isi yose uri gukurikiranwa n'abantu bose kandi nkuzi nk'umukristo ufite n'impano ikomeye cyane mu rusengero Imana yaguhaye yo kunezeza abantu mu gucuranga ejo n'ejo bundi rero utazaba ikiro ry'umugani bavuga ngo Alex wavugaga watangaga cya kiganiro kuri Papa Plus niwe bisohoreyeho ese Alex wowe urabyumva gute kweri Anjenti wagira imvungenge kabisa nzoza n'umwana mwiza ugororotse mugani n'abanyamurenge umeze neza urushongoye udafite inenge kabisa kandi nawe ukazamubera umwana mwiza ni ubuhe butumwa waha abantu bashatse n'abatarashaka wowe nk'umuntu utarashaka ugiye kugera ikirenge mu cyabo abajene tukiri kumwe batarashaka ubundi gushaka mugani umugenzi wanje ni ibintu biza bikorwa rimwe nubwo wenda tutakiba abakristu cyane tuza tubikora kabiri ariko bigomba gukorwa rimwe nibyo Bibiliya yemera so duhindukire dukore ibintu neza nk'abakristu biri mu murongo mwiza ni nabwo Yesu azatwishimira dushake neza ushaka umukobwa ubona ko ahamanya n'umutima wawe uwo mukobwa iyo umaze kumushaka nta kintu kizakiba kigora nawe nukurikiraga inyungu uzomera nk'abo ngabo bageze iriya barabata uzoshaka ifaranga numara kuzibona timuzamukibanye urakoze cyane Alex ese hari akantu warukomojeho uvuga ati ubu ngubu barabikora kabiri ariko kandi ubundi Bibiliya yemera rimwe ese yemera rimwe koko murabizi cyangwa nta mpamvu ihari yatuma ubikoze kabiri atashobora gucirwa urubanza cyangwa mwemezanya n'abantu ko ari rimwe bikorwa ngenzi ko ari rimwe nzi ko Bible yemera rimwe nimbaga abize theology yemera benshi ibyo ariko rimwe ni nako kwiza nta mpamvu bose bose ubu batunga abana umwe arahagije kandi n'umwe nawe abagoranye Joseph urabivugaho iki je numva ari rimwe kuko birivuga ngo Imana imuremera umufasha yavuze abafasha bwivuga abafasha bikaba ku bwinshi hari umugabo ufite none se igihe umudamu w'umugabo runaka apfuye hakabaho kongera gushaka ubwo riba ari rimwe cyangwa biba bibaye kabiri ijambo ry'Imana rivuga ko bazatandukanywa n'urupfu iyo bari kurahira hari kuki atarekera gutyo bareke gushaka ko ari rimwe ubwo yapfuye ko ari rimwe mwemeye uwo yapfuye nyine ndazaga just yapfuye ariko Bibiliya ivuga rimwe none kuki asubira gushaka ariko Bibiliya yavuze ko bazatandukanywa n'urupfu Bibiliya ntazi sinzi nimba ari mu Bakorinto hazavuga ko umuntu apfakaye ariko akumva akeneye gushaka ashaka tibibaho none kuki muvuga ko ari rimwe kandi biba bibaye kabiri nagarutse ku mubare mwavuze ngo Bibiliya yemera ko umuntu ashaka ngo rimwe siko kandi hari impamvu zigaragaje ko yashaka na kabiri mu gihe yapfuye mu gihe batandukanyijwe n'urupfu batandukanyijwe n'urupfu icyo cyo Bibiliya iracyemera batandukanywe n'urupfu nimara gutandukanywa n'urupfu azasigaraga ari wenyine ahantu mukwiye kuyitondera hari n'igihe umuntu ashobora gupfa ahagaze nta gihe umuntu ajya apfa ahagaze ariko bagihana bakigenda n'amaguru upfa ahagaze nyirawo akwiye kuzamwihanganira nk'uko Bibiliya bivuga kuko niba Bibiliya ivuga ngo bihanganirane ririya jambo rikubiyemo amagambo menshi yego azopfa ahagaze azoba ubukungu wiwe ameze ese wa wundi udashoboye kwihangana
buriya ararimbutse cyangwa buriya bigenze gute buriya nk'uko Udashoboye mutekereza kwihangana. umuntu udashoboye kwihangana sinzi wenda Iwega nyine bigira ntaba akoze uko amategeko, biri musare ariko gakera yarahiye abagiye yari kubura yarahiye kandi kurahira sinzi wenda ko wenda ndango biza bihadika kandi baza barahira akamubwira ngo nzakwihanganira muzagira nzagira ibintu byinshi ya yavuze ngo nzamwihanganira murakoze cyane icyangombwa rwose icyo twemezanya twese ni uko kwihangana gutera kunesha iyo umuntu yihanganye rwose agera ku ntsinzi ni ngombwa rero ko ingo zubakwa no kwihangana kandi abazubatse n'abatarazubaka dufite ibibazo byinshi mu miryango mugenda mubibona ingo zisenyuka akenshi nuko haba hananiwe kwihanganirana hagati y'umwe n'undi ni ngombwa rero ko abantu bihangana bakihanganirana kuko bahuye bakuze imico itandukanye barerewe ahatandukanye mu miryango itandukanye ndetse yewe no mu bihugu bitandukanye rero abantu bakwiye kwihanganirana ni nazo nama rero mukomeje kubahereza abadukurikira tugana ku musozo rero mwababwira ijambo rya nyuma Joseph ndetse na Alex hanyuma tugashishikariza abantu gukomeza kubana mu mahoro inama ya nyuma mwatanga musoza munabasezeraho ni iyihe abantu bagende bige ariko muzo bige kumenya ngo hariho urukundo hariho n'icyifuzo ibyo bintu bibiri birasa kumenya umuntu waje gukunda n'umuntu ukwifuje biratandukanye kandi biragoye naje sinabisobanura niyo mpamvu mvuze ngo bagende babyige umuntu azamenya ngo uyu muntu yaje amfunze cyangwa se uyu muntu yaje ese Joseph urabona bitogushikira aho ugera ko utandukana n'umufasha wawe bazavuga ngo ibihe biha ibindi kandi gamaze igihe kinini nshatse Yego, impamvu nuvuga ko wenda yarashatse afite mpamvu mvuze ngo ibihe biha ibindi byohinduka ariko imyaka tumaranye simbitekereza tumaranye ingahe imyaka ibaye 6 mu kwa gatandatu ngomba kuzuza 7 urumva bivuze ngo ndamuzi neza nawe aranzi neza niba mu myaka 7 nta ntege nke zanje ndamwereka ntazo kumwereka niba nawe ntazo aranyereka ntazo ufite ababyeyi hano mubana n'ababyeyi hano murabana mu nzu imwe tubana mbese hagati yanje nabo hakiye mu muhanda gusa impamvu mubajije usanga kenshi hari abagore tuzana ugasanga ntibashaka kubana na ba nyirabukwe ntibashaka kubana bakumva ko rwose ndetse rimwe na rimwe bakaba intandaro ba nyirabukwe bakaba intandaro yo gusenya nimba atagufatiye mama wawe neza wabibona bikakurya ahantu bigatuma ndetse nawe ugirana amakimbirane n'umugore wawe ese mwebwe mubanye gute uvuze ko mubatunze ariko mubana ariko mutabana mu nzu imwe ariko byibuze muregeranye ese mubana gute abanye gute na nyirabukwe nimba atari ibanga ariko icyo kintu si ibanga kubera ko njyewe wenda novuga ko niba umugisha sinzi ariko nibo nje natetse muri mwaka ushize uzo bita guteka umuntu kuja mu wiwe yego ni ukuvuga ngo nje nashakiye ruguru narabibonaga twashakiye rimwe umugore yamara umwaka umwe ashatse umukobwa bagateka nje nashakiye ruguru tuza kwimuka tubana na hano dukomeza kubana kugeza uyu mwaka ushize no kwimuka ninje wabisabishije ndavuga ati mureke nimuke tureke guma kubana mu nzu kubera ko mfite abandi inyuma yaje kabangaye ndabatereka nteke ariko ni ukuvuga ngo n'uyu munsi ntuye umoja twabaga umoja ya kabiri bimukira inako ndabatsinurwa mu moja ya kabiri jenyine baje inako tuzoza tumaraginga tutabonanye kubera ko nzi ko neza babanye neza byatumye nimukira iyo bimukiye ni ukuvuga ngo niyo mbona inzu muri iyo porote yabo nari kuyijamo
ariko tubaye no kuvuga ngo hakurya no hakuno ni ahantu dusabana imboga, ni ahantu nja ni ukuvuga ngo nta munsi n'umwe tuja gutorera, nta munsi n'umwe abana banje bataba baryo. Bivuze ngo abo bantu bagomba kuba bumvikana. Ni ukuvuga ngo nashatse ikindi kintu abantu bari mu gukora buriya urukundo cyane kirukwiye hamwe no kuba private cyane. Niba njyewe nkunze umukobwa uri data wacu cyangwa se data, ngomba kukubwira je nashatse umukobwa papa azi na mama abantu bose bazi neza tuziranye. Je nakubwira ko data bwo yanyigishije igihe kinini cyane mu ishuri. Data bwo yanyigishije imyaka igera kuri 5. Murakoze cyane rero, hanyuma turabwira Alexis n'abandi bari nkawe bari inyuma ndetse nabubatse, buriya urugo ni ishuri ritarangira, rirangira ari uko umuntu apfuye. Ni ukuvuga ngo rero ni ishuri rikomeza, ni ishuri ry'ubuzima buhoraho bwa buri munsi. Hanyuma rero abantu bumve ko kubana na ba nyirabukwe ni umugisha, kandi n'ababyeyi nibo babyeyi baba bafite, kimwe nuko natwe twabana na ba mabukwe na ba data bukwe kandi tukumva ari ababyeyi. Abantu bagende babagandukire, babane mu mahoro, bagire urukundo, bagire ubumwe, bahuze. Hanyuma rero dusoza, nashishikariza abantu bose badukurikiye bakurikiye iki kiganiro kandi rwose gutanga comment zabo kugira ngo tumenye aho tuzahera n'ibibazo n'ubundi biri mu ngo zacu, kugira ngo dukomeze dusigasire umuco kandi nanone nazo tuzibungabungire umutekano wazo. Rero batumirwa bacu Joseph na Alexis turabashimiye cyane. Nimba hari icyo mwakongeraho namwe mushobora gusezera n'ababakurikiye kugira ngo dusoze. Akandi kantu nokongeraho wenda ku bantu bashatse kuri ico kibazo twari tuvuyeho c'abakazana na ba nyirabukwe, hariho kuzana umukobwa, kubera ko abantu benshi ni ibintu bisanzwe. Njyewe ndi gutereta umukobwa agomba kunyiyereka wenda mu shusho atariyo, nabi wacu akabiyereka mu shusho atariyo, ariko noneho yamara kuza mu rugo agakuraho ibyo yatwerekaga akaza ari we sasa original iwe, sibyo? Mu gihe rero bibaye gutyo hagomba kuba ikintu cyo kwihangana, kandi ugomba kumenya ko azanye uriya mukobwa, niba njye mama yo nyihanganira, sibyo? Nuko ndi uwiwe ndamaraso yiwe ntakundi yungira, sibyo? Niba ndi gitondo gito cyiwe, ariko uriya mukobwa yaje ari umukazana, nta kintu na kimwe bahuriyeho usibye kuba ari umugore wanje, kandi kuba ari umugore wanje tuvuze ko nawe bibahuza mu maraso, sibyo? Bagomba kumenya ko nyine hari integinke zizabaho, hari ibibazo bizabaho, ariko izo bibazo rero nibyo bitegerezwa kwihanganirwa. Niyo mpamvu ririya jambo ryabayeho. Urumva? Kuvuga ngo ibintu byose bakora babikore bazi ko babikore bamashije, bazi ko nihavamo ikibi nihavamo n'icyiza byose ari ukubyihanganira, bakamenya uburyo babikemura bonyine nk'abantu bakuru bafite ubwenge. Urakoze cyane Alexis, hari icyo wongeraho? Anjye nta byinshi mvuga, buriya twahereye bavuga ngo urira kuba ari bakare. Umva nawe yumvishije, ufite amatwi yo kumva yumvishije kandi nkubwira wumva tavunika. Wibuke kudukora gusa subscribe na like na share, hanyuma dukomezanye muri ubwo buryo. Murakoze cyane rero, turabashimiye rwose, kandi imvura igwa ngo njisubire bayita cumya. Ni karibu kuri Papa Plus, n'undi munsi rwose tuzabakenera, muzatugane, kandi rwose turabishimiye, tuzakomeza kubishimira. Ahasigaye rero reka dusezere abadukurikiranaga ngo mugire umunsi mwiza n'ibihe byiza, kandi turasatira weekend, ejo izaba yatangiye. Muzagire weekend nziza. Shalom shalom. Ciao ciao.